Oh shit! Karibu. Ese kureba muzwa bite? Witeretse ibisorora amasahani nkaya. Asundo aya masahani yose urariraho. Sungu iyo wifata ukarya, ugafata ibiryo nk'ibi ukarya ukamira bikamanuka warangiza ukajya kuryama utaranyishyura. Ndembe fata nk'agasuzuguro. Oh shit! Ntabwo ari agasuzuguro. Umva ukuri kwanjye uko komeze kandi ubyemeye ko ari ukuri. Ibi biryo natetse nibyo nikopesheje. What? Utarikopesha amafaranga yo kwishyura. Hey! Genda gute? Harya ubundi undi manga? 150. Oh shit! Reka sinjya mbeshya. 150 nkurimo rwose. Aha, aho ubundi reka mubaza. Muri aya masorori yose ari hano, havuyemo ibingibi ndi kureba. Ubundi watetse inkono zingana. What? Watetse ibiro bingana. Atetse iki? Atetse iki? Ushaka kumenya icyo natetse se? Ngomba kubimenya kuko biri mu nzu yanjye. Okay. Natetse umuceri, nteka ifiriti, nteka n'ifi. What? Ifi? What? Ifi. Aha, umva rero mubwire. Imiceri yawe yijyanye. Shyira hano ibifiriti. Ukumva? Anza ibiryo bya bibiri. Hey! Ifiriti? Ibiryo bya bibiri? Mu mafaranga se? Yego. Unyakura upe. Ushyira hano ibifiriti n'amafi. Ane. Wende nushaka rwose. Fagitire yiyongera. Urabona nateguye amasahane mfite abashyitsi. None se nimara kuguha ibyo biryo abashyitsi ndabaha iki? Niba se abashyitsi barabirya bicaye hanze. Barabirya bicaye hanze ra. Ngano nonsokera mu nzu. Sokera. Petsoka. Nintabiguha urasohoka mu nzu. Muzajya murya mumira se. Iyi nzu papa yari yubatse murya neza. Mwumvishe. Uransokera mu nzu da. Ngo urashaka amafane kandi amafane niyo natetse. None se ndayaguha kuko urabona biri bugende biti. Sateka n'izindi. N'amafiriti. Yanga uyame yose. Sinzi n'ahandi. None se okay. Amategeko arashoboye kuremera. Reka mbego. Nkwarire ngo ushyire ku isahane cyangwa urabitwara. Pfunyikira. What? Ngiye umuntu ngani nyane bisorore mu nzu. Ubwo ndafata isorori ncakanyemo byose hamwe. Ngiye gufata ifi nsuke mu ifiriti. Hey! Cyaravuga ndi gutinda. Ndi bandi nshaka kujya kureba ari. Ese bite? Tese kinyere tujya kwa. Ntabwo natetse hagarara hanga. Usi nimba utatetse nyine uranyumira kuri buyi. Ariko se nandirode nawe uranzengereza. Muzi iki? Nakubwiye ngo ntabwo natetse hagarara ndabizi ikikwinjiza mu nzu ndakizi. Ntabwo watetse ni cyo kibazo se kandi cyabaye. Kuki utatetse? Umva ikibazo nyirizina noneho dufite. Gize n'amahirwe uraje. Ubwiherero bwaruzuye nta hantu dufite ho kwiherera. Uratwubakiye ubwiherero. Ariko se niba amafaranga agera mu mbingaye. Ubu mayeho make nyene mbagurire po. Bombo clap. Utirute? Bagurire po. Utirute? Bagurire po. Mumba utugurire po. Cyane rwose. Umuntu w'umugore ungana nanjye n'umugabo wanjye. Twakwicara kuri po. None. Uwo se mu bintu mufite ibibono bingana to ku buryo muticara muri po. Cyekora wa mwana. Singiye kubeshyura suzugura. Yawe urasuzugura pe. Ngaho nyumvira umuntu aragira ngo abakemurire ibibazo none ngarasuzugura. Nese ariko ubundi nk'amezi abiri nkurimo. Niba batumye uvuga amagambo nkayo ngayo utujye ku muri po. Amezi abiri. Hanyuma se ayo mezi abiri we yamaze utarya. Hanyuma ngo njye wakekaga yuko nahiririrwaga rero.
ko rwose ariko nakubwiye ibibazo nahuye nabyo. ariko ibibazo wahuye nabyo iki njye nigeze nkubwira ibibazo nabyo papa yahuye nabyo ari kubaka ino nzu ngo iki njye nigeze nkubwira ibibazo papa yahuye nabyo ari kubaka ino nzu ntabwo nari mpari ibyo bibazo yubaka iyi nzu ntabwo nari mpari wenda iyo njya kuba mpari ari kumufasha bikeya nshoboye. kumufasha bike icyo ushoboye ako umuntu uva nkubwire uzi ikintu umaze kubona cyo ubu buno tuvugana ngiye guhamagara kandi wowe batwerurarura buno tuvugana wagiye ururaruge bahita barutwara bashyire mu rugo kandi kubona ruri gupfa ubusa n'ubundi kandi nabwo nutinda kuma yanjye nibati nzarikuraho usigarane parafu. ndakwinginze winteza abantu ibaze kuza gucumura n'inzogi koko usana abantu ko twaba ahantu hadafunze koko ndakwinginze ntunteza abantu ndi bwagutezeho umuntu nzabikora nijoro niba atahubwo nzarikuraho nureba nawe ngo iki nzabisubiza ari kwa maya yanjye. ugiye gukuraho inzogi ni nakwishyura usakambura inzu gusa koko wabikora mbwira aho umite mbikora none oya ndakwinginze mu gihe gitoya turayahiga ryari mva mubwire ningaruka sinzavugana n'ibindi bintu byinshi nawe cyangwa ntwari ingwate yaturusha isaha yiguze ejo bundi ariko no mu rugo nta rakirete dufite ushatse wagenda ukaba wizeye nkawe ngiye kuyikubikira nimwe mugihe n'ukuri tuzavugana babwira bishyure nawe umwana ntacyo rwabaye dore umva iyo uhagarara ukaza ukavugana n'uriya mwana akosheri we ntabwo ruriya rwana uruzi ntabwo uruzi ko wajyaho ntabwo rwarezwe nese ko cyari giye wumuteza buri gihe kuki ubonye umwana ari ahanga hari kwishyuza warangiza ukakebera buriya nakumva gunyonyomba uko ubizi se we mfite amafaranga ko aribwo nari ngiye kujya mu mujyi kuyashaka ariko ubundi ari amafaranga uzabonera rimwe wa mugabo we amezi 2 uzayabonera rimwe ibintu ni ugufatikanya ugomba gushaka kumwe nanjye ngashaka ukundi ndagushaka ntiwaranyicaje aha waranze ko ngenda akundi waretse nkajya mu kazi wa mugabo we ko gutunga urugo wenyine utabishoboye ako gutuvuga ngo simbishoboye urabona ukuntu usa ngaho noneho bifata ubyishyura inzo konsa bifata ubyishyura inzo je nzamwishyura nagaruka uzamubwire ko ari ngiye tuzivuganira nzamwishyura we yicara mu rugo urye use neza umva agaruka mubwira gutegereza kuri buyamubarire sibyo ubwo niko nzamubwira nawe urabizi ko ntarayabona ninyabona uzabimenya ese ni ngombwa ngewe umuneze uriya mwana wagira ngo ntago yarezwe akundi twumvikane saa 11 reka nkubwire wagabanyije inzoga ukagabanya ayo mafiyeri yawe ngo ni wakwambara ngo umwenda ngo utajyanye n'urukweto nibyo wihaye wabanje ukishyira amafaranga inzu y'abandi umunsi badutaye hanze aragira ati nzakuraho inzugi nzakuraho amabati ibaze nitunyagirwa koko nzicupize mere nka wa mugabo hano hirya duturanye wenda ntuzamere nka Serudonyori none ariko ujye ugerageza nawe uragenda ukagura t-shirt mu 15 abandi bazigura 3 iyo uwa 3 n'uwa 15 ntago babambaye kimwe ubwo urabona tuba tumeze kimwe kandi reka nkubwire wa mugabo ubona ntuje je ibintu byo kumbesha mu nzu itishyuye afazari naba mukondo kandi oya genda jya ngwino ariko nkubwire arakantu ndi kuguteganyiriza keza ndabyanze umva nkubwire sheri nagiye sheri umuntu ashonje sheri umuntu ari guseba umuntu ari guseba mu mazi keza ndi kuguteganyiriza mukunzi we humura ibintu byose bizarangira bizakemuka ntugire ikibazo kandi ndakubwije ukuri niva mu mujyi ndakuzanira akantu amafaranga y'inzu nawe ariko se nawe urangora vuga ngo basi bwira ngo amahirwe masa basi sheri amahirwe masa urakoze be arageze ay telefone nicyo nyikundire rega
Muhamagare. Kuki? Numero composé. Halo. Halo? Oui, ase ubundi kuba utari kumfatira wemba ndi kuvugisha. Viteze. Umva rero nkubwire. Isaha zageze si winjiye saa sita. Inzu yanjye so yinjiyemo saa sita. Mwana amasaha. Ariko usikize. Reba nk'amasaha ubu mpamagariye. Saa sita kuri iri zuba umuntu ntarabona n'ibyo kurya. Nawe utangiye kwishyuza. Utarabona n'icyo kurya sibyo ni ibiki. Ayo magambo yo kukubwira se umva manza nkubwire. Winjiye mu nzu yanjye ano masaha rero nta bindi bintu waza umbwira. Gomba kuza amafaranga yanjye cyangwa wataguhenze nyafata. Kandi nta kindi kintu nshaka kuvugana nawe. Basi bo wihanganye nze kurura ko umutware wanjye ari ikintu ari butahane. Ase nihangana. Izo zakwihangana buri gihe nizo zitazutuma amafaranga yanjye nzayabona. Umva nkubwire uwo mugabo wawe rero sinzi ukuntu agenda gusa turahahurira ngendaje turahahurira. Ariko wari kuba wihanganye nkareba ko naza hari ikintu azana. Nakwihangana yazana nyine turahahurira twivuganire. Nkundi uwo mugabo wawe natajya mbona kanza turahahurira. Iri babaha, mwiriwe. Icara. Icara. Mwiriwe none se mwamenye ikigenza. Ntakibwirwa n'igisi utakembwiye. Kibona se naje gutira isosi. Kugira ute? Tira isosi. Ariko se yabona arongera ko. Ese wabonye umuntu utira isosi? Ariko se uvugishije ukuri. Uje gutira isosi? Kaho nyumvira. Nese wabonye umuntu utira isosi? Cyane rwose ngiye mbayeho. Nasi n'ikimasa baragitizwa nkanza isosi. Ari isosi n'ikimasa se n'igiki gihera. None ngo Ariko akanga se- kundiza isosi. Tuvugishije ukuri. Ngaho pe. Uzayitirura ryari se? Ngiye nzabonera umwanya. Ungubu ko kugiye gutuma ubugari bwanjye uri kuneza ubugari bwanjye buri guhara. Umva Shyiramo. twumvikane. Niba uzayitirura igihe uzabonera. Nanjye isosi yanjye irabaze. Kuko Kubera ko abo ngiye kwitekera barabaze nta kintu nayikoraho. Ntayo naguharira. iyi sosi irabaze. Nambarira iyo sosi. Yimbarire pe. Nabagiye umunyu de. Bibagiwe umunyu. Hano mutera amasosi muratangaje. Kandi kwizanira none. Ubaye iki se? Ubaye. Ngiye ngize agahinda. Umuntu wanjye kuneza isosi munini ubugari. Fata imifuniko yawe. Action. Nta kibazo ariko nta kibazo. Ntabwo narenze ko watuma unyima isosi pe. Ako narebera kangende. Nta kibazo ariko. Wabonye umuntu utira isosi koko kuva igihe wabereyeho. Nta kibazo nta kibazo. Uraje witwaze ngo amazu.
ngwino nguhe garuka garuka ko ndaguha gake dore se ndashyiramo n'amazi nawe ugende wirwaneho nta kibazo kujya umenya ko Kigali umuntu aba yakoze imibare wo kabyara burya ugerageza arambira ugerageza reka njye abanyitaranze ariko akira reba nk'imibare uba unkoresheje murakoze agaruka ejo